izo sheri zawe rero urano wahashize ntukajye umutima umwanya nta kibazo ariko ntabwo bigaragara neza mu rugo rw'abapasiteri isima nuko umaze kumwe nawe yego cya kigo cyo kiratashe kandi kiba kibiriza umuntu umunsi ya se sheri basi umufata ariko basi no gushaka kujya mubwira amakuru yawe ni neza ndabona akazi ukageze kure nta kibazo nagize kure ahandi se wari umeze nari meze neza nta kibazo urashima Imana wowe se wari umeze nanjye nari meze neza urebye ariko bose ejo n'umugore wawe ntabwo mwari mumeranye neza shakira kigo cy'ikihorera nabyumvaga ntabwo mw'iminsi mumeranye neza sinzi impamvu sinzi ikiri kubitera nta mpamvu twamerana neza se gute ariko iyo turi kumwe mba numva nuzuye niyo mpamvu se mutonganya buri kanya oya nawe nyine abakoze amakosa ariko noneho kakazamo ariko narakubwiye ngo azarusohokamo rwinjire nibyo ushaka noneho nibyo nshaka kandi nzabigeraho ubwo buri kumwiyenzaho oya ntabwo ari ukumwiyenzaho ubundi yakoze ikosa mba ngomba kumufatirana nabyumvishe ndi mu nzu murimo muratongana hafi kurwana oya ibyo byihorere sheri ni wowe izo sheri zawe rero urano wahashize ntukajye umutima umwanya nta kibazo ariko ntabwo bigaragara neza mu rugo rw'abapasiteri isima nuko umaze kumwe nawe yego cya kigo cyo kiratashe kandi kiba kibiriza umuntu umunsi neza hari icyo bigutwaye atahe se atahe hehe ahubwo genda kitagira ibindi gikeka ugenda ugisanga neza nta kibazo n'ibyo bintu byabo n'ibyo byose bakora kubyamira uvuye kandi ibintu byabaye agize ngo ntabyibagiwe ngo wirute shi nta n'isoni ugira kugira ngo mwitane utamenyereje utakumenyereje ko sesheri basi wagize ko mwumvise ariko mwumve iki ese kuba amakosa ari kugira ubwenge ntabwo ese kuba amakosa yarabaye ntabwo bigo kugira ngo abantu bayakosore wayakoze kugira ngo uzayakosore ntabwo ariko kuki mukora amakosa mubizi sesheri basi wavuze gake nk'ubu umukozi w'umushe turimo dutungana yavuga buri kintu ni ryaratabyumvise pasiteri ko byose ni wowe bitera ariko nicyo gihe cyo kugira ngo sheri ndakwinginze nyumva sibyo urabizi noneho ko nawe wanduye mama utera umuntu siteresi ariko ko nta kintu mba natagukiriye wowe kucyumurira ibintu nka biriya ese sheri ko nagusobanuriye kubera icyo udashaka kunyumva basi nyumva bwari amafuti gusa rega sheri urabizi ko ntanagukunda oya ariko ubundi uvuye sheri nari mvuye kwa pasita nyine niyo mpamvu narinje nyine wari ugiye gukora yigize ariko umuntu arakubwira ngo byagenze gutya na gutya uko twatonganye warangiza ngo uragiye ubuse mubwiye ngo kuki wagiye utavuze nari nzi aho wagiye none se reba ukuntu nawe wansize wagira ngo nicare hano kuko ntuzi ngarutse ndakubura uticara sa nose mu rugo iwawe kuba ari wanjye se aka kanya mafitiye uburenganzira uko ubibona utabugira se urugo ntabwo ari urwawe ariko muba mugira ngo umuntu avuge n'abo ageze yego
ibi bintu bigomba guhinduka. Urugo ni urwanjye ntabwo ari urwawe, kandi narakubwiye ugomba kugendera ku mategeko yanjye. Ariko mugabo mwiza nanjye ndayumva kandi nyagenderaho. Yaba ndi umugabo mwiza kuri wowe wakabaye unyubaha ugakora ibintu twumvikanye. Ndagusuzugura. N'agasuzuguro karenze kariya kwifata ugata umugabo mu rugo ukagenda none utanavuze. Ako shiri nakubwiye ko naguhamagaye kenshi gashoboka ndetse no kuri phone naraguhamagaye, ariko nyine nagushaka kunyumva kandi nagusabye imbabazi. Ariko ubundi rwara rwawe rwo rubi dore ko rumeze nka nyina. Nguruki Shiri utangiye no kwita umwana wacu twabyaranye ngo ni urwana. Ni urwana nyine ni rumeze nka nyina se. Nyina se ameze nese hari umwana ubundi kubisa hari umwana ufata umuco yo kwa nyina cyangwa afata kwasi. Ibyo wibimbaza ikizima nuko afite imico nk'iyawe. Nose amaze kanga atagera hano ngo ni umwana wo kwa pasiteri. None se ubuye ko ari kwa nyirasenge. Ngaho mu nyipfire mu njya nanone yagiye atavuze ababiziranye ho na nyina. None se umwana nyirasenge yaza kumufata nka mumwima. Ntabwo nyira umugabo mu rugo nta no kwirwa munsaba uruhushya ko genda mwana wagenda. Ariko nawe ni umwana wawe kandi akeka ari imfura yawe kandi uravanga imfura igenda nka se. Ariko uzi ko size ngizi mfite kugenda nkamukurayo kandi none nanamukurise. Shiri oya apana aka kanya ibintu byashye nushaka kubyibagirwe igihe ikibazo cyanjye nawe kitarakemuka kunyita Shiri bihagaze. hanyuma uragira ngo mwiteme unyita icyo nazi nako icyo utazi kuko ibintu nkorera ntabwo ari ibyo mu Rwanda rwose. Shiri kubera icyo utanyumva basi wanyumvisha ko nagusabye imbabazi kenshi gashoboka. Iyo utangiye kuzana ibintu by'imbabazi ngiye ntabyo numva. Ya Shiri basi unifata ariko basi no gushaka kubyo mubwira. Mama Pasiteri umeze ute? Umeze neza se? Ko mudusuye bwije nta mahoro se? Ese uko si urugendo? Okay, nta kibazo ni papa asitamye. Kwa mwadusura nta kibazo. Ariko cyane cyane n'amashengesho nijoro akaryoha. Aka nawe ujye unyica. Arabiha atari ntari. Muratsanze arubabaye ariko mbonye isetse buriya nanjye numva ndishimye cyane. Okay, ni byiza. Kagasoro ka hano se wagashize hera. Ibyo ntabwo ari ingenzi cyane ariko. Ariko ntabwo umeze neza. Shameze neza. Pasiteri sari hera. Sanze yaragiye mu materaniro gato ariko nyine araje. Ariko ahubwo saba yagiyemo hasajya mu materaniro yajya. Reka ibyo tubyihorera abagiye mu materaniro ariko tubireke ibyo ngibyo. Hanze ariko hano mutameze neza muri urugo. Nsigaye nsanga hakonje na ba bantu babaga hano niba baragiye na wa mukobwa wawe ntabwo bikimubona. N'umukozi se ko natabona ataratamba hano yari he? Oya mu kibazo tumeze neza. Tumeze neza. Nyine biba ari byiza kuza uriya biba ari byiza kuza nkasanga ni wowe wibereye hano Pasiteri nawe uhari. Uriya biranshimisha cyane. Bigushimisha aho guteze? Ese byaba byiza nkahasanga hano Pasiteri gusa namubwira ko nje gukora iki. None se ubundi uje gukora iki? Namubwiye yuko kuza hano banje gukora amashengesho ariko nayo yarambwiye yabivuyemo. Niba ari Pasiteri niba turajya tumwita nde banza ari akazi asigara akazi aho ari umugore cyangwa ni umukozi wo wakurakaye. Ariko nawe uri mu bantu basigaye bantera stress muri iyi minsi. Gute se? Se nukamvuga nabi gute? Ikiza wandika nkajya kuruhuka ntabwo meze neza mu mutwe. Nawe
ikiza wagereka ahubwo nkazana kuruhura mu mutwe utiriwe ugenda wiruhutsa sibyo ariko uri gatuma ya satani ku buryo waje kumusenyera urugo nubwo n'uyu munsi rutameze neza. yamusenyera urugo se ahubwo ndi wo kurwubaka. Niba uri wo kurwubaka ntabwo wakagiye uza umugabo wanjye adahari. ahubwo se niye haswenyitse ku mutima wawe ngo masane basi ubana udafite umuntu ugukora ku mutima ubu umutekano. Sinafrekera umugabo wanjye arabishoboye nubwo wenda tutameranye neza muri iki gihe ariko ndabizi neza ko tuzamana neza. ava bivuga Mr. Pastor ni iki se ngavuga sinimara mumubwira ubundi bite musore amakuru yawe amaye utagu amakuru yawe ukuru yanjye ni meza niko aka kanya mvuye hano koko aka kanya mvuye hano ese sheri bigenze bite kanya vuya hano wariya ko natamuzi nawe sheri nabwo umuhungu dusengana ntabwo umuzi nawe jone mwari mwajyanye kwa muganga niko musore amazina yawe bakwitana izina yanjye ni Gayeri aha se usanzwe uhaza nsanzwe maza ese sheri n'ubwa mbere umubonye umuntu ubana mu gikari cyanyu nsanga ndahari ndabatereka nawe nizeye nsuhuza abantu waraje gusura wa muntu rwose ko mbona se mutari kumwe kandi mbona hakinguye uyu mudamu yambwiye nyine ko yakubwiye ko ngo muze mwicarane niko madamu ibintu ukeka ntabwo ari byo noneho si ukugenda kugira mu rugo sawa ntari byo sawa apana hagira n'irindi kosa na rimwe wongera gukora mu buzima bwawe mba mubona ese sheri aka kanya nkoze iki aka kanya ukoze iki ukoze kuri telefone ese sheri mubaze tugiye kubaho muri ubu buzima bwo kwiga dutongana buri munsi ese urugo rwacu ntabwo ruzongera kugendwa si kwa pasiteri se nuko babaze n'ikibazo ku kibazo nadahari kandi pasiteri ari njye wakagira none se genda bahamagara nkabatumizaho ngo ni munsi utabahamagara aka kanya mvuye nahise aza ariko madamu nzakubita umwe n'umutwe muzadufatanya ngo nuko turi ba pasiteri ariko sheri ntabwo samba nakoze sinjye uba wabazanye ushaka wanyuma ariko kuko wanyumvisha ko aka kanya nari mavuye nta munota ndenze reba none se nijye umuhamagaye ko fone yanjye ubizi neza ko uyifite wari ugize ngo njye mu materaniro se ndetse fone imuhamagaje iki kuzi aba ntabwo ari abaturage se kubatira amayinite ni ikintu kirenze ubu waruje ngo warufe kiragiye kiraherayo umunota umwe ko ngenda nkubona ariko katari ko wari ugabo umugabo wanjye niki cyaguhinduye niki gituma utakinyizera muri iyi minsi nta mpamvu ukwezi n'imwe yatuma mwizera bitewe n'ibintu ugenda unyereka maje kukurambirwa noneho aho bigeze uvuze maje kukurambirwa nyuma yo kurambirwa urifuza iki ibyo nifuza ni byinshi ubu binakunze nakubwira ngo mvira mu by'ubwenge kuko ibintu usigaye murira ntabwo ari byiza ni ifate madamu pasiteri maje kuva hano amasegonda angahe wise winjiza abandi ndetse sheri ubonye turimo gukora iki kusanze twicaye hano hanze niho bihera hanze narinzi mwateganyaga iki umunota umwe naringiye kuki tudahuriye kuri gate uri uravuze atararenze uhita ukora kuri telefone wasanga ari niyo yakuguriye urubizi ariko abagore b'iki gihe manange se mugabo mwiza niki cyaguhinduye ko mbona nsigaye ntazi ikibazo ufite ko nsigaye mbona warahindutse ko nsigaye mbona utakinyene mu buzima bwawe bisa nkaho natakikugeneye ko kuvuza ukuri cyangwa nzaguhunge ngende urusigare mutarurimo se ngo ndumare mbese ko urugari urwanjye nawe urarusohoka mujya hehe nge sindarusigaramo ngo bigende bibi sigaranye iki utari mu buzima bwanjye wagiye se nyine ukavamo ukagenda ngareba ko nasigarana amahoro cyangwa uragira ngo nzayagwe ari njye uvamo hano ngende ntabwo ari icyo nifuza icyo nifuza ni uko dusubira mu buzima busanzwe kandi dukundana ubuzima bw'ahashyize wamaze kubwangiza ariko iki nicyo gihe cyo kugira ngo dukosore
ukosora ariko ukosora iki amakosa yose niwe wayakoze none se kuba mwarayakoze hari icyo ufite gukosora ntabwo ari ufite ikintu cyo gukosora genza gake ariko haba harimo n'akamenyero mu rugo rwa pasiteri ni ikibona basi cyabaye ahubwo se ni igiki kitabaye ese basi kuvuga nabi nicyo gisubizo voilà igisubizo cyavanye ndekura kangende noneho urumva mu masegonda make oya nakonda nagumanye se sheri wawe Ndekura. tukavuga ndekura ariko urenda ngo nsamu uburakari sheri nushaka unyice n'ubundi waranyishakiye ndekura icyaro nyiyicira Ndekura. kuko wanyizaniye ndekura wakibaryo bite kado amakuru yawe se wamenye se urahagana ese ngabanguka nyine ugirana mu rugo duteye vraiment kugeze nyine kuri wa mubose aguha akazi sawa niba uri hano hafi teguka mu masegonda ngaho uhageze rwose kandi ntunyicire gahunda Allo? Amakuru pastor? Waruri mu rugo se? Oya. Nagiraga ngo muzanire ka kana kagakoze wari wambwiye ngo nzagushakire. Nari nakabonye turi kumwe. Nta kibazo nasimbuka. Oya reka ngaza. Sawa ni minota 2 ndaho mageze. Sawa. Bite kado waje ibikoresho byawe biri naho ngaho byose n'imyenda birimo twagiye tebuka Mama ushaka mbona utishimye byagenze bite ubiboneye ko nishimiye nuko mbona wagira ngo wumiwe numiwe meze neza nta kibazo mfite njye ndabona utameze neza hanyuma wowe urinde wo kumeza neza ariko nakubazaga ibyo ushinzwe ni akazi ka hano si cyo uhemberwa ibindi ntabwo bikureba nta kibazo nyine kanigendere jya mu kazi kawe ibindi ntabwo bikureba ndabona bitoroshye si nkwiwe yaje kumbaza icyo ikibazo by'umugabo wanjye ni ikibazo kireba stress
Ujya inkweto tuguteze. wewe ndakuzi ariko bito waje gusaba akazi hari motari nabaye inoti motari mwana avuga ngambisha ako shaka bite namwe gihaza